reka tubaye ikaze mwebwe mudahwema kureba Miss Element muraho mwariye mwanyweye mu karu umva uyu munsi naje kubaha icyo bise show uyu muntu mureba se muramuzi muramwibuka reka tumwakire ikaze hano kwa Miss Element murakoze kumikaze no studio yanyu nitwa Musabyimana Charles abanze kuri filime nyarwanda nitwa Diaro murabizi maze igihe kirekire mutakunda kumbona gerageza uvuge cyane maze igihe kirekire mudakunda kumbona mu biganiro cyangwa mu mafilime ariko muri iyi minsi urebye nk'uyu mwaka ushize ujya kurangira natangiye ibintu byo gutanga ibiganiro gukina amafilime nubwo ntariho nkina yanjye ariko nko kwa Bigiyo bijya cyangwa kwa Kiramani iwacu se ndiyo nkaba naje no mu kiganiro cyanyu murakoze. Okay. Njyewe urumva nka Miss Element nabyirutse nkubona ukina amafilimi ndavuga tuko bisa kose uramusaza cyaze aratwika. Aha none rero ntago ngiye nyikubona kwa Kiramani bimeze bite nyine uravuga ngo urahari hakoze ngiye nago nkubona ntago ngiye nkubona kwa Kiramani kandi muzi uri umusitari uri kumwe na ba Fabiola ewana hajya ni mu marira y'urukundo ahantu hose wahatwitse nyine bimeze bite Kiramani ubwo nyine ntuheruka kurebayo gusa umwaka ushize ujya kurangira twabaye duhagaze hari ibirori byinshi Kiramani yari arimo turahagarara ariko yatubwiye ko utangira mu matariki ya mbere z'ukwa kabiri tuguma gukina wanditsemo rero Kiramani iwacu se wahita ubibona cyangwa Bigiyo bijya comedy wahita ubonamo Diaro rwose Diaro okay ni byiza turakwishimiye tuguhaye ikaze kuri Miss Element no kuri murakoze cyane nanjye ndabishimiye urumva rero nk'umwana w'inyamasheke nabyirutse nkubona utwika ariko mana nyagasani yayeje muri za filimi nyine ewana zaye zadutse za kera na Fabiola ako nge naribazaga ese kiragisaza buriya nge nari nzi kuri papa wa Fabiola nk'ibisanzwe ese nka buriya nkawe nyine umaze nk'imyaka myinshi muri ibi bintu sivyo by'amafilimi n'ibiki wenda nko ku muntu ufite impano nyine mbega nk'igiki wamubwira se cyangwa se buriya wabyirutse ubikunda se cyangwa nyine byakugiye mushaje ariko ubundi wakuye ko shaje nindi sorry cyangwa nibyo wihinda I'm so sorry none se nge nari nzi yuko uyu muntu afite imvi aba ashaje oya nago ushaje umuntu ushaje ni umuntu baterura bajyana ku kazuba yaranje gushiramo umwuka bakongera bakamwanura izuba rihumbye ariko je ntabwo ari uko nteye none se ko ndi kubona udafite murare nko muri filimi nyine ukuntu bumeze erega ubugomba gushabuka katwereka murare nyine nk'ibisanzwe ewana kadukubitira ukatubwira ikivugo nk'abantu b'amaji ubwo kankwita G kuko wanze umusaza mba ntarashyuha neza uraje ushyuye kwa Miss Element uko bimeze ntabwo abanyumva cyangwa abandeba mvuze ko ntakuze ndi umugabo w'imyaka 57 no kuvuga ngo rero ariko ndacyafite imbaraga zo kwicira inshuro gukora kuko nk'ubu nk'iryo jambo ndihaye agaciro hari ahantu henshi bavuga baturiya ntitumukeneye kuko ari umusaza yimire ko ntacyo ashoboye ariko genda cyafite imbaraga nk'iz'abasore uracyazifite cyane icyo ntakora yenda sinasiganwa n'umusore kuko ngiye mfite ibiro 93 ariko kubyerekeye nk'imirimo pratique travaux natwara imodoka nkagira usize nkagaruka natwara moto nkabihera saa 11 za mu gitondo ataha saa 2 z'ijoro nukuvuga ngo igihe ngihangana n'umurimo ushobora kuba mu bihumbi 20-30 ntabwo navuga ngo ndashaje ngo marike urutoki mbwira abafana banjye cyangwa se n'abafana bawe yuko ntabwo jewe nshaje abafana ba Miss Element imvi ndazifite nahereye mu myaka yanjye 16 mfite imvi narazikundaga hari umusatsi w'umweru nkunda cyane Imana ibona ko nzikunda cyane irazima ni icyubahiro gikomeye
ku buryo abantu bajya bambwira ati ese wazashyizemo agakanta ntabwo nakwica icyubahiro cyanjye kuko imigani ndumva ari imigani 2 cyangwa 3 ivuga ko imvi z'uruyenzi ari icyubahiro Imana ibihaye umuntu kandi njya ndeba nk'iyo ndi Nyabugogo cyangwa mu mujyi ndeba umuntu ufite imvi nkamubura namubona nkabona umuntu ufite za mvi z'urutarutaro yewe mfite imvi uburyo abantu benshi ntibemera ko ari imvi zanjye kuko ni imvi zikomeye zimeze nk'umusatsi burya imvi z'abantu bashaje ziba zimeze nk'amoya umuyaga waza zikaryama zikigira gutya yewe imvi zanjye n'icyubahiro Imana yampaye kandi aho ngiye hose haba muri polisi haba mu gisirikare haba mu karere haba ku murenge aho ngiye barambwira ati karibu ni icyubahiro Imana yampaye cyo kwereka wongeye gusaba serivisi ko ndi umuntu mukuru akwiriye kumpa icyubahiro bakanakubaha ahajya ubwo icyubahiro no kubaha buriya bitandukanira icyubahiro se no kubaha icyubahiro no kubaha biratandukanye gute bitandukanira kubaha ni nk'uko wahura n'umuntu ukamwubaha kuko ari umusaza ukamwubaha kuko ari umuyobozi ukamwubaha kuko ari mwarimu wawe naho icyubahiro ni ibimenyetso ureba umuntu uko ahagaze ukamuha icyubahiro cye urugero ubonye nk'umusirikare uri hariya turabatandukanye ukabona hafite amapeti bagira hano atandukanye ukabona hano harimo amazero gutya harimo ibishushanyo by'intare n'ibikisi njya negera ngo ndebe ariko uhita uvuga turiya musirikare arakomeye katumwubahe tumuhaye icyubahiro waramubona hariya wanamucaho ukavuga uti waramutse afande ati waramutse ubwo rero nicyo cyubahiro nanjye rero iyo babonye nararabije gutya bavuga ati musasa umuze waramutse nkabyakira nyine nk'abantu bamaje kavuga ati injira icara hano hariya bimeze gute rero papa ubwo se nk'umuntu wize buriya hajya twari turi kuvuga ku cyubahiro buriya icyubahiro na respect buriya ni kimwe cyangwa respect mu kinyarwanda ko iyo respect ntabwo abanyarwanda bose bayumva ntabwo bumva respect icyubahiro tuvugo turatanga ikiganiro mu kinyarwanda imba harusobanura iyo respect yawe ayidusobanura kugira ngo abanyarwanda bumve respect n'icyubahiro respect n'icyawo respect nyine nakubazaga nkawe nk'umuntu wa kera nari nibagiwe nk'umuntu uzobereye muri ibi bintu w'inzobere nka respect buriya n'icyubahiro nyine twabikuza gute nyine ndashaka gusobanura iyo respect kuko je nshobora kuba ndi umukinnyi w'amafilimi ukunzwe ariko ntazi icyongereza ibyo tubiveho wenda bura hari ababizi ariko wenda tutakwinjira wenda se navuga ko ninjire mu buzima bwawe cyane oya natabwinjiyemo cyane buriya nk'abantu bazi diaro nk'abantu uri umusitari nyine yego ntabwo twari tuguherutse mu kibuga cyane nyine mbega warahitinze ariko biza kugera igihe bisa nk'ucika intege nyine ntabwo bikiri train ntabwo nyine bigitraininga nyine tu nyine byaje kugenda bite ese uwo tuzi nka diaro avuka he n'umupapa umeze gute afite abana bangahe ese afite umugore nyine tubwire mu ncamake umuntu tuzi nk'umusitari waduhaye filimi nziza ukiduha filimi nziza bimeze bite mvuka mu karere nkunda cyane ka Gisagara mbere cyari kitwa komine Nyaruhengeri segiteri ya Rwimpyisi komine yari Nyaruhengeri ubu rero amavuko yanjye uko abayobozi cyangwa leta yagiye hindura amazina y'uturere kuko byinshi byakundaga kwitwa komine kandi komine ni ururimi rw'igifaransa komine kubera ko leta yacu isobanutse igenda ivuga ati ibintu byose mushyire mu kinyarwanda kuko turi abanyarwanda imba ari komine ni akarere ubwo komine ya kera yari akarere komine ya kera niko karere umurenge kera yari segiteri urumva ko bitandukanye byari ibinyarwanda bivanze akuriye abakongomani bavuga igiswahili bakivuga nabi cyane ikintu bazi ni igifaransa ubwo rero uyu munsi akarere kanjye ni Gisagara umurenge ni wa Kigembe ariko akaba ari siho mbarizwa ubarizwa he ubu ngubu mbarizwa mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kamuhoza
akagari Kantaraga. Niho ntuye ubu, niho ncumbitse. Uracumbitse ntabwo wubatse? Ntabwo nubatse. N'igihe umaze muri ibi bintu muze amafaranga sorry ese ndavuga gute? Ubwo nahita ngusaba detaye. Umva se papa nyine kakubwire yenda ushobora kubona n'igihe umaze muri ibi bintu oya erega kakubwire ngiye nabona guri train nyine utraining ahantu hose nyine nk'umusitari tuzi ukina amafilimi ewana naranagufanaga naranagukundaga n'ubu ndagufana ndacyana gukunda wambwira ngo amafaranga wakoreraga wayashyiraga he byaje kugenda bite cyangwa abagore barayakuriye amafaranga aho ngaho wabushatse gushaka ukwinjirira no kwereka abantu ko ndindaya yenda ko nawe mu kanya nagutinyuka uri umwuzukuru wanjye nkagutereta ariko dusobanukirwe n'ibya filime za kera n'ibya filime z'ubu twakoraga filime exemple nko mu marira y'urukundo twakoraga filime igice cya mbere gifite isaha imwe n'igice tukaba dufite umushoramari ugomba kutugurira nko ku 300,000 icyo gice ni urugero kandi iriya filime y'Amariya y'urukundo twari tuyiteranije turi abantu 6 ari jyewe na Mutoni na Fabiola n'uwitwa Manuel mu Mariya y'urukundo witwaga Saido n'uwitwa Rehema yari nyirasenge wa Fabiola n'uwitwa Benoit wakinaga yitwa Karim. Wibaze nawe kugira ngo dukore filimi mu mezi 2-3 baduhe 300 turi abantu 6 kuvuga ngo buri muntu afite 50,000 baranawo mbwire kuvuga ngo amafaranga nayashyiraga he ese 50,000 wabiguha mu mezi 3 byakumarira iki? Twebwe twatangiye gukina filimi tumeze nk'intumwa z'Imana kugira ngo uyu munsi wa none abantu bazakunde filimi ariko nta musaruro twabonaga uko twebwe filimi twarayikoraga tukayishyira ku masede tukajya kuyibunza mu mijyi nka za Byumba za Rusizi no mu cyaro twarazifataga kuri butushe ariko ntabwo bigikunda ndetse zimwe ntibanazigure zikadiba zigapfa kuko urabizi ko CD isibika ntabwo ro wambwira ngo amafaranga twashyize he sinzi mba hari wakubwiye ko icyo gihe twabonagamo amafaranga ntayo kuko n'abantu batangiye bakina filime benshi muzababona uyu munsi muhura ari umukene suko amafaranga yabonekaga muri filime ngo yarye n'arayonone nta kintu cyari kirimo kuko isoko rya YouTube ryari ritaraboneka uyu munsi urakina filime ugafungura channel ugashyira kuri YouTube kuri YouTube ni nk'ubuntu uretse kujya ku mashini yenda ubiza akagufasha ukagutwara amafaranga atarenze 10,000 cyangwa 20 ukagira channel yawe ugakora bari amasaha bagusaba kaza abantu ibintu nk'ibyo hashira nk'amezi 3 bitewe nuko yakoze neza ukabona baguhaye monetize iyo baguhaye monetize ukurikiza ibyo bagusaba iyo byuje ku mabanke haratangira akaza $1 rimwe iyo ukora cyane $2, 3, 4 ku munsi ushobora kwiruka ushizeho $10 kwezi ugashira ufiteho $200 200 300 bitewe n'igihe watangiye no gukora kuko bagenda babikunda niko yacano igenda igira $1 menshi ku buryo ushobora kumara amezi 3 warakoze neza ufiteho $1,000 uburishoka bakikwibuka kinyibuka none se narapfuye ndazuka ku buryo bakumva ko nta kintu umva kubwira ariko shumva no mu bantu b'abastari ba kera uraramye uza abantu bapfuye batubwire yenda bandutaga uraramye ni benshi batubwire kuko ibyo byose dushaka kubwira abantu ibintu by'ukuri hatarimo ibintu byo gutebya ntabwo ari ugutebya sibyo cyangwa gukabya inkuru abantu bapfuye bafite imyaka ndakubwira abo twakinye tungana bakibaho se none se Nkota ntabwo ariho wenda n'intare y'ingore aracyabaho intare y'ingore ntariho na Fabiola bariya ba Fabiola bo n'abana bariya ba Jean Paul buriya bita Paparawo ntabwo ariho none se mbwira ufite umugore ba Damuru ntabwo bariho urabishakira iki nyine turi kuganira mbwira ufite umugore ninkubwira ko namufite ndarishaka uko mbigenza ubigenza ute kutemera kushaje se nyine turashaka ko twigenza oya twigenza se nawe turangana ku buryo oya uzi se inshatse kuba oya ndavuga uvuga mu Kinyarwanda cyumvikana
uriho umbaza ko ntafite umugore nyende kubikubaza mu rwego rwo kugira ngo bimenye nyine niba ufite umugore se nko mu gihe umaze se ku myaka yawe erega uri papa wanjye uri na sogokuru byose nuko mba hoya uvuze uko twigenza waba na sheri wanjye ibintu byateye by'iki gihe ntabwo ari uko ntegenda akijijwe urakijijwe ariko ibyo mugore hoya waba na sheri ariko ufite amafaranga ni ibintu navuze igihe kirekire ko udashaka kubivuga ababizi barabizi ariko ubundi yenda umugabo wiyubashye kandi witunze ibyo ahubwo mbwira uti ufite abana ufite abana ndabafite ndabafite mfite abana 6 turashize murashize na benshi ubu se nige mama na data babyaranye abana 10 bose bari hose nawe urimo muri abo 10 jewe nari uwa 8 turashize ubu baracyabaho hari uwa 9 hari n'uwapfuye witwa Theoneste abandi bariho abandi bariho abandi bariho ni bakeya abandi nyine biriya byabaye mu Rwanda byarabakokumbye ariko simbuze na 2 cyangwa 3 bariho hari witwa Fromina Mukamurigo hari witwa Murekezi Tadeyo hari witwa Shimimana Jean de Dieu nabo ngabo nanjye wa 4 umva ko twaramye bitewe n'amateka twaciyemo twe tugasigara turi bane none se urabona nibwo ugeze kuri channel ya Miss Element ni nk'iki wabwira abakunzi ba Miss Element cyo nababwira nuko bagushyikira uri umujyambere uri umwana ufite ejo hazaza kuko abana bajya bagira igitekerezo abana simvuze ko uri kwibere ariko ibyo byose mu myaka 20-21 no vuga ngo nibagufa nibagushyigikire kuko ufite intego nziza kuko iyo ubona ushakisha nk'umugabo witwa Diaro ukamubona cyane akakubaha nyabwa ari abantu bari bose bashobora kumbwira ngo ninze mu kiganiro nze kuvuga gutya kabisa nakunda gutanga ikiganiro kuri Blacktown naho nabaye nkohagaraho gakeya kubera amateka maze mw'iminsi ariko nkakubaha nkaza nka hano nuvuga ngo channel yawe bashyikire kuko ushyiraho ibiganiro by'abantu bazima bashesha kanguhe bafite ibitekerezo bizima nashishikariza n'abandi bana nkawe aho kugira ngo bajye gukora mu kazi kagayitse bijomba amacupa ngo bagurishe ngo amavideo cyangwa se kujya ku YouTube bambaye ubusa n'ibiki byose ngo bafite ibibuno byiza nta bibuno kuko ibyo by'ibibuno iyo umuntu nuko mwebwe mutarabana ntimuzi icyo bisobanura ariko ubundi mu buzima bw'umuntu burya nta muntu uba ukwiriye kurata umubiri kuko n'umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri asiga umubiri nimwumve ikinyarwanda imigani rero igana kariho ntabwo uba ukwiriye kwirata umubiri kujya hari urata umubiri ugire gutyo ibyo ni ibintu ejo bizavamo inyo zirenga miliyari bikarangira ugasigarira amakarikase mu isanduku ahubwo icyo washima kuko Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere twishimira Imana iyo mu ijuru mbere na mbere Imana ntabwo rero mbere na mbere dukwiriye kurata umubyibuho sibyo nanjye ndi umugabo ufite ibiro 93 ntabwo ari ibintu nkwiriye kurata ntivuga ngo nk'ubu nkuyemo aka gatuza ndi imbogo rwose ko nakunze no gukora siporo zo guterura ibyuma nubwo ndi mu myaka 57 ariko ubonye umubiri wanjye ntabwo wamenya ko ari umubiri w'umuntu uriho ukura abandi bagira uri mu myaka nka 60 usanga bafite imibiri yaserutse usanga bafite n'akabiri kameze neza koroshye nyine imibiri y'ibikara wagira ngo ntibayisiga ariko mu by'ukuri jewe gukura ndiho ndakura ariko umubiri wanjye mwitaho kandi nkawo agaciro kuko niwe Imana yampaye gukoreramo no gushakishamo ubugari cyangwa umutsima wo kurya ariko singenda nkurata bariya rero bagenda barata ukabona ku macana umuntu yambitse ubusa uramubona uko ateye biriya bintu n'ibintu leta nitabahana n'Imana izabahana niyo mpamvu rero channel yawe ni channel y'umwana w'umujyambere ubiruka wambara neza witesha agaciro bayikwirikire bakora ibikora bakande kuri subscribe n'ahandi na share gutyo uzamuke tugushyigikire kuko nanjye nemeye kuva mu rugo rwanjye nkaza kugushyigikira kugira ngo tubwire n'abanyarwanda
ibiturimo n'abanyarwanda bari barambuze bambone ndahari arahari mfite umuterankunga nanjye mu minsi mike yenda nzagaruka muri no studio yanyu mbabwira aho bazajya barebera filime zanjye mfite umuterankunga ushaka kugira ngo nze mufashe nka kuri abandi mbati bakorana na ba Papa Sava nka kuri aba Tukote bakorana na ba Bamenya nanjye rwose ndamufite w'umukire ushaka kugira ngo gihe diyaronze mfite ibitabo byinshi nanditse by'amafilime kugira ngo mbizane tubikine za filime nziza zirambuye ziratari amakomedi usanga adafite yagana nziza zirambuye ukurikira inkuru nka kuriya wakurikiranaga Intare y'Ingore nka kuriya wakurikiranaga Amarira y'Urukundo ku murongo mwiza ugasanga message zirakurikirana zitanga message mu miryango ni ziriya filime igihe nshaka kuzamo Imana ifashe namwe mu nsengere yego kugira ngo mwongere mukurikire filime zimize nk'Amarira y'Urukundo umva dushaka ko ugaruka muri iki kibuga ukongera ukaduha show nk'uko wahoze uziduha kuko uzi kwagitinga mbega ngewe uragitinga bikandyohera rero sinibaza ko abakunzi ba Miss Element babibona nabi nukuri reka dushyigikire Diaro sibyo reka tumusengere yongere agarukemo hano mu kibuga yongere atwike mbega ibintu bigende neza ibintu byo gukina filime si ibintu nshakisha kuko ni ibintu nahawe n'Imana ni ibintu njya kubitangira Imana yaransanze irandotesha ikambwira amajwi aho nkayoberwa aho ibyo bintu nzabitangirira nkayobezwa aho mujye mumenya ko Imana iriho mwumvise hariya hirya muri Amerika ukuntu bashatse kuyigira agakinisho itibereka n'ubu yarirahiye nariya amatongo yariya amazu yatwitse ko nta yindi nzizongera guterekwamo izajya ijyamo n'ijyamigwe cyangwa ishye n'abazubaka bahiremo Imana ntabwo ari Imana yo gukinishwa ni Imana yategetse isi ibaho itegeka ijuru ribaho ikirere itegeka inyanja zibaho mu gihe gito cyane niyo mpamvu umwana w'umuntu Imana yaremye ejo bundi ise na nyina baterana inda uri mu nda uri urusoro wamara kubona bitunganya ngo uri umusitari ngo ugiye gusuzugura Imana ngo ihawe zero ni ikibazo none se wenda turugana ku musozo w'ikiganiro wenda tuzakugarura uzagaruka utubwire ukuntu byifashe ese buriya watangiye gukina filime wenda ku myaka ingahe ya byose natangiye 2008 navutse 38 tukangahera 30 mvura wa kera ko nabyirutse nkubona kuko jewe natangiye gukina filime ndi umugabo nubatse kandi nangira kubikina mvuye mu gusiganwa ku magare nanga ko izina ryanjye risibika imurana nuko n'Imana ishaka ko mbizamo buriya niyo mpamvu filime nkinnye abantu bayikunda kuko giye nabihawe n'Imana ibimbwira inshuro 3 zose mbibwira umugore ntabwo ngo Imana imbwiye gutya na buri narabitangiye abantu barabikunda bati Diaro Imana izina ryiza iryo zina n'ubundi genderaho se Diaro bisobanuye iki Diaro ni izina nakuye muri Remate d'Afrique y'umwaka wa 5 ni Remate d'Afrique y'umwaka wa 5 ni izina nakunda nari ngiye kwita kuko icyo gihe baratubwiye ati mwebwe mushaka amazina mwumva mushaka mwiyita nari ngiye kwitwa Iyawata Iyawata ni umugabo wategaga ibishuhe ubwo mbega amazina ya filimi agendana n'igikorwa na seni cyangwa se sobona bivuga gute ni umugabo wategaga ibishuhe yaratunzwe n'umwuga wo gutega ibishuhe nk'uko abantu batunzwe n'umwuga wo kuroba bisambaza amafi manini guhiga n'urugero iyo Iyawata jewe nahisemo gushaka kwitwa Iyawata kuko nari ndi mu bigeragezo bikomeye cyane kuko Iyawata yateze ibishuhe bifatwa ari byinshi agiye kubitegura kuko yari bitegeshaga imigozi bikaza bikamira ibyo yategesheje none amaze gupfundura imigozi byafashwe birademara biraguruka biramugurukana aragenda mu kirere bene babona Iyawata bishuye byamugurukanye byamujyanye biragenda bimuca mu ishyamba bimuta mu mizi y'ibiti kugeza ubwo bene wabo bazanye amashoka
baratema barimbura imizi y'ibiti kugira ngo wata abashe kuvamo. Abize remate d'Afrique barabizi. Noneho imitabo n'undi witwa Diaro, numva izina ryitwa Diaro niryo numva nshaka, kuko Diaro yari umwana wo mu rugo abana na nyina, ndumva yarabanaga na nyina gusa, kandi nanjye nabyirutse mbana na mama wenyine. Sasa nyina ajya kujya kumesa ku nyanja, agiye kumesa ku nyanja ingona iramufata. Ingona imaze kumufata abantu baze gutabaza Yawata nako baje gutabaza Diaro. Ndumva texte yari yanditse ndabyiwagiwe, ariko Diaro yaratabaye asanga n'ubundi nyina ingona imaze kumwica. Muri icyo gihe rero za 2008 ni igihe jenoside yari irangiye, nanjye mama yahitanwe na jenoside. Reka tububwira ati Paul yahitanwa na jenoside. Yari mama nakundaga cyane. Numva rero ari le crocodile veut manger ta mère, niko baje babwira na Diaro. Abaje gutabara baramubwira ati le crocodile veut manger ta mère. Avaho ngaho yari yanitse imyumbati arinda kugira ngo ibikoko ibisiga bitayitwara, amaze no kugenda bya bisiga biraza birya ya myumbati. Urumva ko Diaro yari afite ibibazo, gupfusha nyina n'utwasize mu rugo twagombye kumutunga, ibisiga bikaza bakabirya. Mpitamo rero kwitwa Diaro. Ni izina numva rinezeza, kwitwa Diaro ukanika ibintu ibisimba bikaza bikabirya. Nibyo wahisemo? Ni amateka, kuko ibyo byose byambayeho. Ariko umva ubutaha nugaruka uzatuganiriza ku mateka, kuko urumva nduwa vuba wenda, ariko ubutaha tuzongera tugutumire unganirize ku bintu bijyanye n'ibya kera. Siko bimeze sari kibazo? Niko bimeze. Nzitonda hari akanya mbabwire iby'amateka yanjye cyane, mbabwire ibyo nawe nabyo bijya kujyana n'iyo filime n'ayo mazina, kuko nk'ariya zina ryitwa Amarira y'Urukundo mwakunze kumbona ndi kumwe na Mutoni cyane. Mutoni ankoresha ibintu bibi, ankubita, tamesera, tanyitaho, atangaburira igihe nk'umugabo, ashaka kunkoresha imirimo y'abapagani yo kuroga no kuraguza n'ibiki. Nibyo nari ntunze mu rugo rwanjye. Nibyo nari ntunze mu rugo rwanjye, ku buryo n'ingaruka nzayibabwira detaye ku buryo abatabizi muzabimenya ibya Diaro. Ubu ndaho ndakomeye, wambaje iby'umugore n'amateka. Uzabitubwira ubutaha neza uko byagenze naho bigeze. Nta kibazo. None se abakunzi banjye aka kanya bafate ko Diaro sibyo abaye mu buhe buzima? Ari mu buzima bwiza cyangwa ari mu buzima bubi? Bimeze bite? Tugana ku musozo. Mu buzima ndimo, cyambere nuko mfite Imana, ariko umunsi wa none ntabwo nakagombye kuba ndi mu buzima bwiza. Uyu munsi wa none nakagombye kuba ndi umusazi, ntora amashashi nk'uko mujya mubona abandi bantu batora amashashi hariya hanze. Kuko ibyo mbabwira wakomeje gukomozaho, nta mugore mfite, ko nabanye n'umugore ambera umugore mubi. Umugore aransaza kuva muri 99 kwiza n'uyu munsi wa none. Umva Diaro mbabarira, naguciye mu ryo uvuga. Reka ku kantu zakatubwira ubutaha mu kindi kiganiro tuzakora. Abantu bashaka ko Diaro azagaruka akatubwira uburyo ubuzima bwe bwamugendekeye, uburyo umugore we byagenze, ukuntu byagenze, mu byandike muri comment. Sibyo abashu nukuri turabakunda, dore niyo mpamvu yabuze, dore yagize agahindagira n'ishavu. Nshaka ko tumuba hafi, mbega tukamubera nk'urwego, kuko yatubereye, mbega sinzi ukuntu nabivuga. Hari ikintu yadufashije mu buzima, atuma dukunda filimi, kuba dukunda izi filimi zose z'inyarwanda yabigizemo uruhare, kuko twabyirutse tumufana tumwumva. Niyo mpamvu rero nshaka ko tumushyigikira, tukamubera urwego, akongera agatumbagira, akuririraho. Ese murahari abashu? Mureke asige tubijyemo. Twari dufite Diaro rero hano. Diaro okay, reka nimero uzazivuge mu cy'ubutaha. Nta kibazo. Okay,
ikiganiro cy'ubutaha azavuga nimero bitewe n'abantu bamwishimiye bamukunze tuzareba ibyo ari byo ni ukuri yari Diaro twari turi kumwe akaba yari kumwe na Miss Element nk'ibisanzwe Diaro ngaho sezera abakunzi banjye gira ikintu babwira Miss Element n'abakunzi ba Diaro giye gusa ndabakunda kuko nzi ko namwe mu nkunda gusa njya mbabazwa rimwe na rimwe natanze ikiganiro nk'iki arabantuka ariko ibyo bisanzweho uretse nanjye n'abakomeye barabatuka ku macano ku biki byose ariko igenda bakunda ndabubaha kuko nzi ko Imana yabampaye ngo munshyigikire mu nkunde mu bitekerezo tuzareba comment zanyu ariko igenda bakunda kandi niteguye kuko Imana yambwiye ko nzarama turacyari kumwe niteguye kubakorera filime mukishima nk'uko twakoraga filime z'amarira y'urukundo ni kimwe n'intare y'ingore ndashaka kubakorera filime kandi ntabwo nzageza mu kwezi kwa 4 filime zanjye zitaratangiye gusohoka kuko icyo naburaga n'abaterankunga natangiye kubabona kandi namwe mushatse kuntera inkunga mwayintera kugira ngo mbakorere ibintu byiza bitarimo ibintu by'ubukene rwose inkunga muzayintere namwe nkore ibyiza kandi bibashimisha murakoze nukuri twari turi kumwe na Diaro ibyacu nakagaruka ciao ciao namwe yo mukaro bye bye